wababarijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure ngufite imbaraga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose. Imana ihimbazwe muri byose. Umuntu avugirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure ngufite imbaraga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose. Imana ihimbazwe muri byose. Nuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuwo mutima we nk'intwaro, ukubabarizwa mu mubiri abamaze kureka ibyaha. Nuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, uwo mutima we nk'intwaro, ukubabarizwa mu mubiri abamaze kureka ibyaha. Uko mutukwa babahora izina Kristo murahirwa, kuko mwuka w'ubwiza bakuri mwe, ariwe mwuka w'Imana, ntihakagira umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindiri cyangwa kuba kaziteremo. Ubo mutukwa babahora izina Kristo murahirwa, kuko mwuka w'ubwiza bakuri mwe, ariwe mwuka w'Imana, ntihakagira umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindindi cyangwa kuba kaziteremo. Nuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, uwo mutima we nk'intwaro, ubabarizwa mu mubiri abamaze kureka ibyaha. Nuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, uwo mutima we nk'intwaro, ubabarizwa mu mubiri abamaze kureka ibyaha. Kugiye kigiye gusora rubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana, iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinde isindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Kugiye kigiye gusora rubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana, iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga.